inde azihekesha nijye kurajya kumurogesha kwa mama Fina nusha kuroga se no sense uzi uko byagenze Gasu bafata mucoma bamwambika agapfuka munwa baramugiza ahantu se muhungu yari yakoreye urumva ugenda suhuza abantu urukumva ageze kuri mucoma aramusuhuza ariko se muhungu ntihagera gute uzi ikintu yakoze ngo yafashe akaganza none ngo amuhaye ikiganza ngo se ngo ntuza ngo mucoma amushima mu kiganza we ariko cyabana batwara amakuru kratariyes niko bamaye amafoto nayafite kagasinye bashyira ko mu kiganza ati ni ngo aramushima ngo se ngo urabyumva nyine nawe umukobwa ahita avuza induru wumva wallahi biri kubya mwezi kandi mucoma yari yamenye se muhungu we yaramuzi yaramubonaga okay ariko kuko bari bamwabitse kukamunwa se mu wowe wari wamumenye cyangwa nawe ntabwo yari yakumenye je nawe namumenye ariko we yambuye simbi nkuru amakuru yagize ari guhimba ntabwo ndi guhimba none urumva uramubeshyera ahantu buriya ntiri gusikana niya Semuhungu ubu turi kuvugana Semuhungu afitanye date na ntuza na mucoma singuye ari hano yes or no Eric nade dufite wataye badakwiyemo ariko mwarabonanye uziko barabonanye by the way twarabonanye mukorana na uriya mutipe irwaye ajya mu YouTube kwisobanura yarangiza mwarabonanye ntimwarwana urabize ko ngewe ko nta kibazo ngira n'abatinganyi subize abasanyanye ndo wanyarutwe kandi mapinga ndakutimuru ariko se wabyo ryo basanyanye ndo bikuye ko muri abatinganyi n'abasangira ngendo urakasangira mu rugendo musangira rujya habi umucoma wa Eric yes we nuba mubona umucoma wa Eric se nimubonye nubwo mubonye se n'abasangira kabuno nyuma tugaruke gato se muhungu nk'umuntu mwabanye igihe kirekire utekereza ko ari yihe mpamvu niriya kosa wakoreye umuntu bita Djihad ku buryo ujya nawe musaba imbabazi akazikwima byaba ari umutima mubi cyangwa byaba ari uko ari ibintu wakoreye byamushenguye umutima ku buryo musaba imbabazi akazikwima thank you ivyagenda hemukira abantu batandukanye n'ivyo bifite umutima umurya urugero none se sibo bangambaniye se ngo bagira ngo batwara amazu yanjye ngo bari bazi ko uzahita mbe imbobo izina rya Yesu uvuze ngo bahitangarwa ngo ndi imbobo bakirirwa bamvanga rikari magira rikari ibyo ni ijambo riremereye ushingiye ku kivuga ko barimo bakugambaniye ko bagize benshi we nyirambwa akazi yo kabisa ngo ni kadete nawe wo muri Sweden kira transgender cyo gacikamo amaguru n'amaboko nako uzamwicara mutegereje ntago ari bose bagiye haraba bari kangambanya hamwe n'irambwa akazi ngo nishaka ubundi umva bayire nakavera ku live matuma no kanangana tukana bari bazi ngo ubuzima bwawe buzahagarika kandi bose bakere mu nsibirengeza n'imbobo zo mu mujyi wa Kigali umukungu buhoro babarenza bageza no mu gashito nabavuga bazagwe ku gasi usanga ni Kigali naho ufite green card y'imyaka 10 yaradisabira gutaha uko nabonaga imitungo yanjye bazayiteza cyane nanga ari barabakecuru bangambaniye man abo musoko ko anyway kananiti se cya by the way oya no hano Eric ntabwo guceceka oya man cecekana nangura umucamanza tonzanyanos man yenda babaye bro aza nibyo ngibyo nimwe mwabiza Eric umuntu avuze aramuhuka uramucecekesha iki urumva wowe se muhungu ari umwana muto ukubwira ngo ceceka no sense bata muri coding mwana muri coding ni kitari hanze muri coding se yego ye ibi bintu byo kuba ariko se ko cyabantu bakora ibintu bibi mwarangiza umuntu yashaka kuboka bata muri coding ari gukora ibyaha se kwari kuvuga gahinda kari ku mutima we bamuteye nyine nibyo nakubwiraga Wilson yo wumvise mushuti wawe agahinda tera umuntu bro man Djihad depression atera abanyarwanda rimwe azabigera bikurikirana uyu si wa kabiri nta muntu uramba imyaka 100
uyu si uwa kabiri nyuma ya Yago kibaze gusaba umuntu imbabazi kandi ari we wanagukoshereje bro ababagare Djihad azahana gihe kabivuga Godfa uyu si uwa kabiri nyuma ya Yago wanzwe ni uko Eric uravuga ko kuva muri Amerika by'igitaraganya Djihad yabigizemo uruhare kandi nararamiraga inzira nyinga nkasaba gutaha kubera ko abantu bashaka kuzayiteza cyane narama barangambaniye Imana kugira abantu suwingi birapfa nshaka umunyamategeko nkora diru irarangira ngira ngo byararangiye kombe diru nagize ya affecting green card yanjye bro hamwe Djihad no cadet Imana cyakoza mu buzima Imana niyibizi yana ndetse green card yawe izongerewe valid ya valid aba valid Imana best hano mu Rwanda mfite amazu mfite ubutunzi mfite umva bose bacyari anda y'ibirenge byanjye hari Shadibo aracyabunga mu mujyi wa Kigali nka Rombi nanza afite nani modoka afite hari noza hari wo Sweden naho ba mu apartment ka chambrette man bazahora babunga nka Rombi hari no washaka kunsubinga muri Amerika nawe nuko babayeho nk'imbobo tezo muri Amerika ngewe mfite mana niwe kanshaka umva it's okay umva bye guys ariko se ntugatwarwe n'agahinda ntugatwarwe n'amarangamutima mana ngewe ntabwo macako ntabwo turi abanzi bawe ibintu nk'ibi ngibi byabayeho ntabwo uzabitwara n'agahinda ngo wivumbure reba ahantu hazi ukuntu hano hasi bari it's okay man it's okay nese hano turi mu rukiko se ngo turimo kuganira nk'abanyarwanda ariko siko bamarira tugenda nawe se mungu yarakaye Godfa tumugendeshe gake gake none Eric mbere yuko ugenda akazi ndashaka man izo nkuru zi sensitive mu ndabizi ko ziri sensitive nanjye kandi bizi ko ntoroshye ndakubaza nyuma y'ibyo byose n'agahinda yagutekanga na gutyo ni urukundo wari umuguriye ugeze i Kigali kugira ngo mwongere muhure kuki wumva umuntu wagukoreye ibyo bintu bimeze gutyo wumvaga yakongera kukuza mu maso akongera akakwegera ngo mwongere mube inshuti Djihad yagize ubwoba utekereza ko wowe iyo utekereje man itonde nge mu rugo barambweti ikibazo cyanjye sindakirangiza wamusabye imbabazi just mukabana nyine biraho you know what nanje kandenzeho tumaze guhura twabihore za Green Lounge twaye stade Amahoro nangiye hostinga umupira wa Gasuku United na Rayon Sport twawe mu manama y'aba LGBT mu manuza mu mahoteli atandukanye mu nama za LGBT inshuro nyinshi n'ingiye bamwagejeje ku mwapocha cyangwa kumusura anyway na mama wanje ejo bundi aherukina arabangara mukumbuye ngo ni muhamagare kwa ko nimera kwesha yazaruka 889 byo bimuhaye ndamuhamagara so then ariko njewe inshuro nyinshi napunga mwapocha kuko nta kimutima wanje nshinje uko man you step pure clean heart umuhamagaye nakitageraho bro okay umuhamagaye namuprochinze arirukanka man akahita ahunga so rero ibyo tubive so tubive man neje bundi recently ku itariki 17 z'ukwa gatanu hari inama ya LGBT muri hotel itwa Nobeza Hotel iyo nama yarimo almost 300 people ndamubona naje ndamusuza ati niwe bite man bwira umuntu w'umushiti wacu duhuriye guhera kera ati man wambareje Djihad ikintu dupfa tukiyunga bro yahise yirukanka barongera ati vayo twiyunge arirukanka Godfather yo ngewe ubuhamya natanga kuri icyo kintu nahuye n'umuntu bita Eric Semungu muri stade ndetse n'uwo mutinganyi bita ngo ni Djihad Semungu anatera blague ujye ubyibuka Semungu yanagiye gustinga nyine umupira wa United Gasuku United na Rayon Sport Semungu anatera blague aravuga ngo Djihad wabonye Gasuku cya Djihad kiramwihorera bro subyibuka Semungu ubyibuka ibuka nyine ya urumva niyo mpamvu wati uriya mutinganyi wafite umutima mubi bro ariko Godfather ikibazo wari umubajije buriya umuntu uzi ko mufitanye ibintu bigeze aho ngaho ukaba uzi ko mugiye akana ko kagiye kujya kuvanga ibintu kagiye kujya kavanga ibintu ugiye kwaza ibiki wakaburyo ziba wanjegeraho
kagiye utakavangavanga ibintu bwabaze nivangavanga ikise waretse nkivugira urumva ngo baze urumva umuntu nk'uyo muba mufise ibintu nk'ibyo mupfa iyo uzi ko mugiye guhurira ahantu hamwe Semuhungu ndamwumva yashatse amahoro kuko urumva style aka kagiye utakagaragaza uburyo Semuhungu ari ugomba gukora ingufu nyinshi ako ngaho mvugira ibyo ngira mvuge wakintaziwe vuga ibyo vuga womvora numva ibyo nari ngiye kuvuga bivuga wowe urimo urashaka kugaragaza ko Semuhungu agomba gushyiramo ifoti mu kwinginga uwo mutinganyi tuzabana n'abashaka bro ndavuze Semuhungu ko yakoze ikintu cyiza we yashaka amahoro kuko niba umuntu muzakomeza muguma muhurira mu bintu buri munsi kandi uzi umubona umutima wawe ukababara vomye kumubwira ati birangire wenda mureke kuba inshuti ariko kumubona ureke kuguma wumva ubabara ariko muribuka afata audio yiwe abango Eric agarukanye n'agavarisi kamwe ngo Eric wazaga agaragiwe ngo n'aba bouncer 8 na za vewiti noza 3 zakoze convoy ariko ra muri Serena Hotel none agarukenye n'agavarisi kamwe namye kiyo varisi ijemo amafaranga bije amafaranga man cyabuze imana ihorihoze kweri ubundi kwibaza yaba nari cyo cyatanu mfite ukuntu bari kwa bambuye abagore ariko sha ura narumiwe ngashego n'akavarisi kamwe wazira umukene ukajya kurara muri Serena Hotel y'amadolari 450 ku ijoro rimwe shabuze kusetsa ntabwo ari mugenzi wanyu erega twakose ku bw'ababirigi ubundi reka nkubwire uzi ubwenge uzi icyahuye muri Amerika ku myaka 9 wari ubayeyo ntabwo ngaruka umeze nk'imbobo bangaye hano i Kigali bava muri Amerika mu gusubira tukabategera bangaye baba muri Canada basubira tubategeye ni benshi gorego Jihad nawe aba mu top cyangwa aba mu baro